Bene data, Yesu ashimwe. Nongeye kubasubiza mu izina rya Yesu kandi mbifuriza kugira icyumweru cyiza. Reka dusenge Imana hanyuma tuyisabe kugira ngo ituyobore mu mwanya w'ijambo ryayo. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko waturinze, uduhaye guhumeka umwuka w'abazima. Izina rya Imana nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ijambo ryawe rifite ububasha bwo kurema ibintu bitariho bikabaho, kandi ryaremye ibintu byose. Ureke muri uyu mwanya umwuka wera atuyobore mu mwanya w'ijambo ryawe, kugira ngo ijambo ryawe rireme ibyo ushaka mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data, ku munsi w'ejo twaganiriye ijambo ry'Imana igice cya mbere ku bijyanye n'ubukwe bw'Ikana, ko bugomba kutwigisha kugira imibereho inezerewe kandi inezeza Imana. Ku munsi w'ejo twavuze ko ari icyifuzo cya buri muntu wese ukijijwe kugira imibereho inezeza Imana. Hanyuma tubona ko ari icyifuzo cy'umuntu wari wese utuye ku isi kugira imibereho yuzuye umunezero, cyangwa se kugira imibereho inezerewe. Ijambo rero turimo tuganira ni ijambo ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, igice ni cya 2, turasoma umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Reka twongere tuhasome. Ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya, kandi na Nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko Nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati Mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore. Hariho intango 6 zaremwe mu mabuye, zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Barayuzuza bagera ku ngara. Arabwira ati nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Baramushyira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino ntiyamenya aho aturutse, keretse Yesu n'ababahereza badashye amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe, aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana itaryoshye, ariko wehoho washyinguye inziza abarizo uherutsa. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye Kana y'i Galilaya, yerekana icyubahiro cye, abigishwa be baramwizera. Hanyuma y'ibyo aramanuka ajya Kaperinaumu ari kumwe na nyina na bene se n'abigishwa be, ariko ntibamarayo iminsi myinshi. Ijambo turimo tuganiraho, turimo turareba inyigisho dukura mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya zadufasha kugira imibereho inezerewe, kandi iyo mibereho ikaba inezeza Imana. Turimo turaganira ku cyo twakwigira kuri Yesu, cyo twakwigira ku bantu bari bafite ubukwe, cyo twakwigira kuri Mariya, cyo twakwigira kuri babahereza, icyo twakwigira ku bigishwa ba Yesu. Ku munsi w'ejo twabonye ibintu bibiri ku bijyanye n'icyo twakwigira kuri Yesu. Twabonye kwitaba ubutumire cyangwa se kwitabira ubutumire. Hanyuma ikindi twabonye gukora igihe cy'Imana kigeze, kandi ntiwemere gukoreshwa n'umuntu uwari we wese ibintu bitari mu bushake bw'Imana, cyangwa se kuba influence, ahubwo ugakora ibintu bijyanye n'ubushake bw'Imana. Ndagira ngo rero uyu munsi wa none ku bijyanye n'icyo twakwigira kuri Yesu, dukomeze n'ikintu cya gatatu cyitwa kwita ku bibazo abantu bafite kandi tukabikemura. Yesu yitaye ku kibazo cyari kiri mu bukwe cyo kubura ibyo kunywa, akoresheje ububasha bw'ubumana yari afite, aragikemura. Abantu benshi hari igihe tujya twirengagiza gukemura ibibazo abantu bafite kandi tubifitiye ububasha, ndetse akenshi biri no mu nshingano zacu. Si byiza na gato kwirengagiza gukemura ibibazo kandi wakimenyeshejwe ndetse ubifitiye ubushobozi n'ububasha, akenshi ndetse biri no mu nshingano zawe. Imana irashaka ko itorero ryayo cyangwa abantu bakijijwe baba igisubizo cy'ibibazo, kandi bahawe ubwo bushobozi. Twebwe nk'itorero dufite ubushobozi bwo gukemura ibibazo. Ntabwo tugomba kuba mu bantu bateza ibibazo. Hari igihe usanga akenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi duhinduka abantu bateza ibibazo aho kuba abantu bakemura ibibazo. Niyo mpamvu Yesu yahaye abantu bakijijwe inshingano yo kuba umunyu w'isi n'umucyo w'isi. Impamvu Yesu yahaye abantu inshingano yo kuba umunyu w'isi n'umucyo w'isi ni ukugira ngo babe igisubizo ahantu hari ikibazo, ube igisubizo ahantu hari umwijima, ube igisubizo ahantu hatari uburyohe kugira ngo haryohe. Reka turebe icya kane twakwigira kuri Yesu. Ibisubizo by'ibibazo biri hafi yawe. Ni ukumenya ko igisubizo cy'ibibazo kiri hafi yawe. Yesu yashakiye igisubizo mu mazi bari bafite, kandi ntibyabagoye kuyabona.
nidukomeza gukorana na Yesu bya bugufi tuzabona igisubizo hafi mu buryo bworoshye cy'ibibazo byari bigoye abantu bihebye barimo kwibaza uko bari buze kubigenza. Ibi bisobanuye ko duturanye n'ibisubizo iyo turimo gukorana na Yesu. Hagari ari mu butayu, inyota igiye kumwica, inyota igiye kwica umuhungu we, kandi ari we n'umuhungu we barimo bataka. Igitangaje nuko Hagari yari hamwe n'amazi cyangwa se yari hamwe n'iriba. Yari ari kumwe n'igisubizo cy'ikibazo yari afite. Yari ari kumwe n'igisubizo cy'inyota. Yari ari kumwe n'igisubizo cy'ikibazo yari afite we na Ishimayeli, kandi barimo bataka bavuga yuko bagiye gupfa. Ibyo ushobora kubisoma mu Itangiriro igice cya 21 umurongo wa 19. Imana icyo yakoze gusa yamuhumuye amaso, abona iriba cyangwa se abona amazi, arangije arayavoma aranywa, n'umuhungu we aranywa, barangije bakora n'impamba y'ayo mazi. Hagari n'umuhungu we bari bagiye kwicwa no kubura amazi, kandi hamwe n'amazi cyangwa iriba, kandi bari hamwe n'amazi cyangwa iriba ryayo batarimo kuribona. Iki hari ikintu kimwe bari bakeneye guhumurwa amaso. Uyu munsi wa none ikintu isi ikeneye guhumurwa amaso kugira ngo ibone ibisubizo by'ibibazo. Akenshi Satani we azaduhumura amaso yo kureba ibibazo, ariko ntabwo azaduhumura amaso yo kubona ibisubizo. Nanaduhumura amaso ashobora kuduhumura amaso yo kubona ibisubizo bitakwiranye n'ibibazo, cyangwa se ibisubizo bitari buze kuba igisubizo gihagije cy'ikibazo. Ariko Imana yo yashobora kuduhumura amaso tukabona igisubizo gikwiriye cy'ikibazo. Icya gatanu, kutigana abandi niba ari ngombwa. Kudakora nk'ibyo abandi bakoze cyangwa se nk'uko abandi bakora niba ari ngombwa. Iyo usomye umurongo wa 6 n'uwa 7 usanga Yesu atarakoresheje ibibindi bari bakoresheje mu bukwe, ahubwo yakoresheje intango zitigeze zikora, zari ziteretse aho, zakoreshwaga mu muhango wa Kiyahudi wo kwihumanura. Ntabwo Yesu ajya yigana abantu ngo akore nk'uko bakoze tugendeye ku ntango yakoresheje. Ikindi, uko vino isanzwe ikorwa siko yayikoze, n'ibyo igomba guturukamo sibyo yaturutsemo. We yayikoresheje amazi gusa, mu gihe abandi bisaba ibindi bintu birenze amazi, ndetse bigasaba n'iminsi. Ntabwo Yesu akora nk'abantu, nta nubwo ajya akoresha ibikoresho bakoresha. Dukwiriye kumugirira icyizere. Ibi biratwigisha ko tutakwiriye kujya tujya impaka n'Imana mu gihe irimo kudukoresha, ahubwo tugomba kuyumvira, ndetse nta nubwo tugomba kwibwira ko Imana izaca inzira yaciyemo itabara abandi, ahubwo ishobora guca mu nzira nshya tutigeze kumenya mu gihe ije kudutabara cyangwa se mu gihe ije kudukoresha. Icya gatanu twakugira kuri Yesu, gutangirwa ubuhamya n'ibyo dukora. Yesu akoze iki gitangaza, abigishwa be barushijeho kumenya ko atari umuntu usanzwe, barushaho kumwizera, kumukurikira no kugumana nawe. Umuhanga umwe yaravuze ngo urusaku rw'ibyo ukora rutuma ntumva ibyo uvuga. Abakristo benshi twifuza ko abantu batwemera bagendeye ku buhamya twitangira ko turi abakristo, ariko imbuto twera zakagombye kuduhamya, nk'uko Yesu yavuze ko bazatumenyera ku mbuto zacu cyangwa bazatumenyera ku byo dukora. Ibyo twabisoma mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17. Kwera imbuto za Gikristo ntabwo twabishobora tudafite Kristo muri twe, kandi tutemera kuyoborwa n'umwuka wera. Ibyo bisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16. Niba udafite Kristo mu bugingo bwawe, umusabe aze kandi akubabarire ibyaha, ndetse umusabe akuzuza umwuka wera, ndetse umusabe ajya kuyobora buri gihe, ndetse usabe imbaraga zo kwemera kuyoborwa nawe, nibwo uzaba ubaye umuhamya wuzuye wa Kristo cyangwa w'Imana. Kandi ibyo ngibyo bizatuma abantu bavuga yuko Kristo ari muri wowe, cyangwa se ko Yesu ari kugukoresha, cyangwa se kuri umukristo. Ibyo uzakoreshwa n'umwuka wera bizahamya ko Kristo ari muri wowe. Icya kabiri tugiye kureba cyo twakwigira ku bantu bari bafite ubukwe. Hano tugomba gutumira Yesu mu bintu byose kubera ko tumukeneye. Mu bintu byose dukora, nubwo byaba ari bito, tugomba gutumira Yesu kuko bishobora kuturinda guseba. Imbaraga zacu ntabwo zihagije, hari aho zigarukira, kandi nta mutekano zaduha, ariko turi kumwe na Yesu nta bwoba, nta guseba, kuko imbaraga ze zirahagije. Hari igihe akenshi mu buzima bwa buri munsi tuya twibwira ko tudakeneye Yesu, ariko nyamara tuba tumukeneye. Hari igihe mu buzima bwa buri munsi, hari igihe twiyemera
n'umuntu akabyuka mu gitondo cyangwa se aho yiriwe akajya mu bintu binyuranye akumva ntabwo akeneye Yesu. Ariko ndakumenyesha yuko Yesu mu tuntu twose uramukeneye. Hari n'utuntu twita dutoya umuntu akumva ntabwo akeneye Yesu muri utwo tuntu. Ariko reka nkwibutse ko ukeneye Yesu, kubera yuko akantu wita gatoya ushobora gusanga ari ikintu kinini. Yesu rero yadusezeranije ko nitumutumira azemera kuza mu byacu cyangwa se azemera kuza muri gahunda zacu, ariko bigasaba kugira ngo tumwumvire nawe aziyobore uko abishaka. Nusoma Igice 3:20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire. Hanyuma ikindi tugiye kureba cya gatatu nicyo twakwigira kuri Mariya. Icyo twakwigira kuri Mariya cya mbere nuko tugomba kumenya gusaba Yesu mu gihe duhuye n'ikibazo, cyangwa se mu gihe hari abantu bahuye n'ikibazo tugomba kwiga kubasengera cyangwa se tugomba kwiga kubasabira. Ariko natwe mu gihe duhura n'ikibazo tugomba kwiga kwisengera. Ariko nanone igisubizo duhawe tugomba nanone kucyakira nubwo cyaba kidahuye n'ubushake bwacu. Mariya yasabye Yesu kugira icyo akora mu gihe yabonaga ko hari ikibazo, nubwo Yesu yamubwiye ngo babigendanyemo bati ngo igihe cye ntikiragera, ariko cyarageze Yesu arakora. Ntabwo tugomba guceceka mu gihe turimo kubona abantu bafite ibibazo, cyangwa mu gihe natwe dufite ibibazo twananiwe gukemura. Ni byiza kubwira Yesu kuko imbaraga ze ntizijya ziba nkeya. Imbaraga zirahagije mu gukemura ibibazo kugira ngo agire icyo abikoraho. Atubwiye ko atari igihe nta kibazo, tuba twamaze gukora inshingano yacu, twe dukomeza gutegereza igihe cye. Imana yabwiye Aburahamu ko nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho, wabisoma mu Itangiriro cya 18. Twebwe tugomba gusenga Imana dusabira abantu bafite ibibazo, kuko twebwe abakristo niko dufite igisubizo cy'ibibazo abantu bafite, kuko twebwe binyuze mu masengesho dushobora kubwira Imana igakora mu gihe abantu bananiwe, mu gihe abantu bashobewe, mu gihe abantu bihebye. Binyuze mu masengesho twabwira Imana igakora. Ni byiza rero ko abakristo twe tujya gusenga Imana, yaba ari ibibazo dufite cyangwa ibyifuzo, yaba ari ibibazo abandi bafite cyangwa ibyifuzo byabo. Si byiza ko duceceka, dukwiriye kubasengera cyangwa se natwe tukisengera. Ariko nanone mu gihe duhawe igisubizo cyose duhawe, tugomba kwemera ko icyo gisubizo tugomba kwakira icyo gisubizo kivuye ku Mana, cyangwa se igisubizo duhawe na Yesu cyangwa se n'Umwuka Wera, tugomba kucyemera. Hanyuma icya kabiri kugira kuri Mariya ni ukwakira igisubizo Yesu aduhaye nubwo kitaba kitunyuze. Mariya nta kintu yongeye ku gisubizo Yesu yamuhaye. Ku bwanjye mbona yaracyakiriye uko cyari kimeze kose. Tugomba gukura mu buryo bw'umwuka tukakira igisubizo kivuye mu masengesho twasenze, nubwo cyaba kidahuye n'ubushake bwacu, ariko kubera ko kivuye ku Mana kiba ari cyiza. Paulo hangaha abitangamwo ubuhamya, avuga ko yinginze Imana ibihe bitatu kugira ngo imukize igishakwe, ariko Imana irangije ntiyakora icyo Paulo yamusabye. Nubwo Paulo yari umuntu ukoresha ibintu bidasanzwe, n'igicucu cye cyakizaga abarwayi ndetse n'abantu bafite ubumuga, ndetse n'imyenda yakizaga abarwayi n'abantu bafite ubumuga, ariko we yinginga Imana kugira ngo imukize. Imana ngo irangije iramuhakanira, iramubwira ngo ubuntu bwayo buramuhagije. Paulo yakira igisubizo Imana yamuhaye. Mu buzima bwa buri munsi, mu bintu byerekana ko abantu ari abana, ni ukutakira ibisubizo Imana ibahaye, bakumva yuko Imana izakora ibintu bashaka nk'uko babishaka, ariko Imana yabereka umurongo cyangwa se yabereka uko ibintu bigomba kugenda, ugasanga ntago abantu babyemeye, abantu bakomeje gutera amahane. Ni byiza rero ko tuba abantu bafite Imana icyizere, hanyuma igisubizo iduhaye iki kibazo tukacyemera kandi rwose tukacyakira hatabayeho gutera amahane, tugategereza igihe cy'Imana. Icyo tugomba kwigira kuri Mariya ni ukudacika intege no gushishikariza abantu gukora ibyo Yesu ababwiye, cyangwa se gushishikariza abantu kumvira Imana. Mariya ntabwo igisubizo Yesu yamuhaye cyamuciye intege, ahubwo yabwiye abahereza ko Yesu cyari babwire cyose bari buze kuza kumwumvira, ko aribwo biri buze gutanga umusaruro. Ntabwo tugomba gucika intege ku gisubizo twahabwa n'Imana cy'amasengesho tuba twasenze, kandi tugomba kuba abantu bashishikariza abandi kumvira Imana, bagakora ibyo Imana idusaba. Reka turebe noneho rero icyo twakwigira kubahereza. Icyo twakwigira kubahereza ni kimwe, ni ukumvira Imana no gukoreshwa nayo. Abahereza nubwo batumvaga neza ibyo barimo gukoreshwa kandi batari basanzwe babikora, bakoze ibyo Yesu yababwiraga byose, bituma igitangaza gishoboka. Igitangaza gishoboka gusa iyo twemeye kumvira Imana, kabone nubwo yaba idusaba gukora ibintu bitumvikana ku rwego rw'imitekerereze yacu, ariko iyo tuyumviye tukemera gukoreshwa nayo, igitangaza kiraba, abantu bakarushaho kuyizera. Reka turebe icyo twakwigira kubigishwa ba Yesu. Kugira kwigishwa ba Yesu ni ukujyana na Yesu ahantu agiye. Tugomba kuba abantu bari maso no kumenya aho Yesu agiye, hanyuma tukajyana nawe.
aha nkwibutse ko atari Yesu uzagenda, ahubwo nitwe tuzagenda hanyuma Yesu akagenda muri twebwe. Ni ukumenya ngo Yesu arashaka kudukoresha he cyangwa iki, hanyuma ashaka akaba ariho tujya, n'icyo ashaka ko dukora akaba ari cyo dukora. Nibwo dushobora kuba abantu bafite imibereho inezerewe kandi tukagira imibereho inezeza Imana. Yesu rero naguhereze umugisha. Ndagira ngo muri uyu mwanya Imana igufashe, nanjye Imana imfashe. Imana ihindura ubuzima bwacu, tube abantu babayeho mu buzima bunezeza Imana kandi mu buzima bunezerewe. Impamvu Imana yaturemye, ntabwo Imana yaturemeye kubabara, Imana yaturemeye kwishima. Ariko nanone Imana ntiyaturemeye kuyibabaza, ahubwo Imana yaturemeye kuyinezeza. Ibi rero bigomba guhura. Kugira ngo bihure rero birasaba yuko dukoreshwa n'imbaraga z'Umwuka Wera. Kugira ngo ibingibi bihure birasaba Yesu ko aba muri twebwe kandi tukemera kumwumvira. Intego yacu ikaba intego yo kunezeza Imana, atari yo kunezeza abantu. Kandi binyuze mu kunezeza Imana n'abantu nabo bari mu bushake bw'Imana dushobora kubanezeza. Yesu araduha imbaraga kandi Umwuka Wera atuyobore. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndaguhimbaje kubera ko uri Imana yaturemye kandi uturema kugira ngo tunezerwe kandi uturema kugira ngo tubashe kukunezeza. Rero ndasenze muri uyu mwanya kugira ngo twese abumvise iri jambo ryawe, Yesu ube muri twebwe, Yesu utuyobore, uduhe rwose kukumvira, uduhe rwose kugutega amatwi, kandi uduhe imbaraga zihindure ubuzima bwacu, kugira ngo Mwami Yesu Kristo izo mbaraga zibashe kudushoboza kubaho mu buzima bwatuma tunezerwa, kandi izo mbaraga zidushoboze kubaho mu buzima bushobora gutuma Mwami Yesu Kristo nawe tukunezeza, kubera ko ari cyo waturemeye kunezerwa hamwe no kukunezeza. Udufashe tube muri uwo mwanya, tuguheshe icyubahiro, kandi ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe n'amahoro yawe, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.